JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Nubundi nk'ibisanzwe kuri ya gahunda yacu yo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina, uyu munsi tugeze ku izina Aimée. Aimée, izina ry'umuntu ukunda kwitabwaho. Aimée ni izina rihabwa umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu rifite inkomoko mu Gifaransa rikaba risobanura ukundwa cyangwa umukundwa. Tubonereho no gusuza abantu bose bitwa ba Aimée, cyane cyane abakunzi ba GNTV show. Noneho reka dukomeze turebere hamwe bimwe mu biranga abitwa ba Aimée. Aimée ngo ni umuntu ushaka kwitabwaho, ntihagire ikimubabaza cyangwa ngo kimuhungabanye. Iyo bitagenze gutyo usanga ahora arwaragurika. Aimée iyo abaye umugore cyangwa umugabo yita ku nshingano kimwe n'uko ashobora kubyihorera akigira ntibindeba. Ibi biba mu gihe aretswe mu rukundo, ubwo ntiyitabweho. Aimée ngo ni umuntu uzi kujya inama, ureba kure kandi uzi gushaka imibereho uko bishoboka kose. Ni umuntu ugaragaza ubumuntu. Aimée kandi ngo icyo ugomba kumumenyaho ngo ni umuntu utaburaho isoni kandi n'amarangamutima menshi. Aimée ngo akunda ibintu bijyanye n'imirimbo, kwambara neza, kugaragara neza no kwirimbisha. Aimée ngo aba yifuza ko abagize umuryango bamugaragariza urukundo bakamurinda ikintu cyose cyamubuza amahoro cyangwa cyamurakaza. Aimée ni umuntu usabana kandi akishimira ubuzima abayemo. Gusa nubwo asabana, Aimée iyo umurebye ushobora gukeka ko atavuga cyangwa ari igifura, ariko iyo mumenyeranye birahinduka. Aimée kandi gakunze kwiga ibijyanye n'ubujyanama, ibyo kwita ku bana ndetse n'ibijyanye n'ubuzima, yewe ngo niwibagirwe n'ibijyanye n'ubugeni. Aimée ngo iyo akiri umwana usanga ahora ajunjamye ngo ntagire icyo yikorera cyose akabifashwa n'ababyeyi be. Ubwo rero hano inama bagira ababyeyi ba Aimée ni ukumwitaho no kumufasha kugira ngo azagire icyo yigezaho amaze gukura, kugira ngo atazakurira muri uwo muco. Hano rero twareberaga hamwe ibiranga ba Aimée ndetse n'imiterere yabo. Abo muzi namwe mwabasangiza iyi nkuru maze bakimenya kurushaho. Nawe kandi niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi watwandikira hasi ahagenewe kwandika ibitekerezo maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Reka rero dusuhuze abantu bose bitwa ba Aimée nabo muzi mu batashye. Iyi ni GNTV show, naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.